ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya ibice byaho 8 turasoma mu murongo wa 10 ndetse no 19. Hari amagambo ngo maze ijambo ry'Uwiteka nyiringabo rinzaho rivuga riti Uwiteka nyiringabo aravuga ati kwiriza ubusa byo mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kwa 5 no mu kwezi kwa 7 bizahindukira ab'inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero n'ibyishimo n'ibirori byiza cyane, nuko nimukunde ukuri n'amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi w'itariki ya 15 dusomye amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya ibice byaho 8, amagambo avuga ngo kwiriza ubusa ko mu kwezi kwa 4. Ndashaka kuvuga ku ijambo urimo gusenga ariyo ntego twatangiranye muri iki cyumweru. Ni amagambo akomeye, inyungu yo gusenga cyangwa umuro w'amasengesho niyo ntego turimo tuganiraho muri iki cyumweru. Iri jambo riratubwiye ngo gusenga kwigiretseho kwiriza ubusa niyo ntego nshaka kuzaganiraho. Imana ukizanshoboza kumukazancoboza kumukazarima niko nzabisohora mutima wanjye. Iri jambo dusomye ni igihe cy'umuhanuzi Zakariya ahanurira Abisiraheli bari batuye i Yerusalemu, baza gusuzugura Uwiteka, bakora ibyangwa n'Uwiteka Imana nyiringabo. Bibiliya atubwira ngo Yeremiya arabahanurira ababwira ngo muzajyanwa mu gihugu muri myaka 70 mukora imirimo bitwa mu gihugu cy'abanyamahanga. Imyaka 70 abandi baciye inyuma Yeremiya baramubwira ngo imyaka 3 nishira tuzasubira iwacu dutahe. Ariko Yeremiya arababwira ngo muzamara imyaka 70. Amagambo dusomye muri kitabo cy'umuhanuzi Zakariya dusomye were ku bice 7, hari amagambo avuga ngo Imana ivugana na Zakariya abwira Abisiraheli, arabwira ngo kwiriza ubusa kose mwakoze mu kwezi kwa 4 no mu kwa 5 imyaka 70 kose narakubonye. Ari igihe umuntu asenga akabona ukwezi kwashira amasazerano n'adasohoye akagira ngo Imana ntiyumvishije, agasenga Imana umwaka ugashira akagira Imana ntiyumvishije. Ariko amasengesho ntago ameze nk'ibiryo mushyira muri depo cyangwa ibintu mushobora gunika mu kigega bigasaza cyangwa bikazana imungu. Amasengesho ntago amungwa, amasengesho anabikwa. Imana yerekantu yisebe neza. Isengesho biravuga ngo ry'umukiranutsi rigira umumaro. Bene umuntu yasenze agasengana umwete. Ababisirayeli barasenze kubera imyaka y'uburetwa bari barimo bakora, bakagira ngo Imana yaribagiwe. Ariko aya magambo dusomye hano biravuze ngo Imana ituma umuhanuzi Zakariya anyura mu kanwa ahanurira Abisirayeli, arababwira ngo gusenga kwanyu mu myaka mumaze 70 muri iki gihugu, gusenga ko mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kwa 5 ndetse no mu kwa 7 mwasenze kuzahindukira ab'inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero n'ibyishimo. Imana ihabwe icyubahiro. Aya masengesho ndimo mvuga muri iki gitondo ni amasengesho umuntu asenga ukagira ngo Imana yumvishije, kuko ushobora gusenga muri uyu mwaka wa 2024 Imana ikazagutabara muri 34 cyangwa 40 imyaka ikiruka amasezerano y'ibintu yavuganye nawe. Ntabwo Imana imeze nkanjye, njyewe nacika intege nkananirwa, njyewe narambirwa. Imana gusenga, impamvu dusenga Imana ngo tukayizera nuko Imana itagira referendum. Imana ntigira ivugurura amategeko. Imana ntigira itegeko shinga riyikuraho cyangwa rivuge ngo manda yagirangiye ibintu yadusezeranije manda izarangira itarabisohoza. Imana biravuga ngo ko Imana yari kera n'uyu munsi ni kwiri nani kwizahora iteka ryose. Imana ihabwe icyubahiro. Uko Imana yatabaye abakera batubanjirije basenze. Hari imihamya byinshi twagiye tubona muri Bibiliya bitandukanye, abantu bagiye basenga bakinginga Imana, Imana igakora ibitangaza, Imana ikarwara intambara y'abo bantu, Imana ikabarengera kuko abantu basenze. Imana tugire neza. Muri iki gitondo nari nimo nkuzaniye amagambo y'ubuhanuzi Zakariya bivuga ngo amasengesho wasenze Imana yarayabitse. Amasengesho wasenze ibihe bitandukanye, ayo wasengeye mu mazi, ayo wasengeye mu buvumo, ayo wasengeye mu butayu, ayo wasengeye mu watandukanye, Imana yarayabonye. Imana tugiriye neza. Kandi biratubwiye ngo amasengesho azahindukira ab'inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero n'ibyishimo, ntibazahura n'umubabaro, ntibazahura n'intambara, kuko amasengesho nubwo intambara zimaze igihe bazirwana, ariko amasengesho yose abantu basengeye n'amasengesho wasengeye imbere y'Imana, Imana yarayabonye. Amasengesho wasenze ari nijoro, ayo wasenze abantu ntibayabone, ayo wasenze abantu batamenye uko byagenze, ayo wasoze uri wenyine, ayo wakoze ugenda, ayo wakoreye mu misozi, ayo wakoreye mu mazi, ayo wakoreye mu butayu, ayo wakoreye mu cyumbi wawe, ayo wakoze y'urugendo rwo gutambagira. Amasengesho wakoze ntazo kwangana. Biravuze ngo ayo masengesho yose yo mu kwa 4 no mu kwa 5 ndetse no mu kwezi kwa 7 no kwa 10, biravuze ngo ayo masengesho agiye guhindukira y'inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero n'ibyishimo.
nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo amasengesho umaze igihe uyisengera imbere, amasengesho umaze igihe uyibwirira imbere aguhindukire umunezero n'ibyishimo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 muri uku kwezi kwa 10. Ayo masengesho y'igihe cyose imyaka umaze bakusanya buri n'uku kwezi kwa 10, Imana igutabara uvuge ngo Uwiteka burya cyagiye nasengaga yarumvaga, burya cyagiye nayihamagaraga yarumvaga, burya cyagiye nayibwiraga yarumvaga. Kuko hari n'ibintu wayibwiye wowe wanibagiwe, hari n'abantu yagusezeranije warabyibagiwe, hari n'amagambo mwavuganye wewe warayibagiwe, hari n'amasezerano yaguhaye kubera iminsi umaze mu butayu warayibagiwe. Hari ibintu bikubaho ukabisengera umwaka ugashira, ukabisengera imyaka 5 igashira, ukabisengera imyaka 10 igashira, ukabona ntagihinduka, ukagira ngo Imana ntibireba. Ariko nari ndimo nkuzana ijambo rivuga ngo gusenga ko muri ayo mezi yose Imana yaragukusanyije irakwegeranya. Biravuze ngo gusenga Imana ibwira Zakariya ngo bubwira ubwoko bwanjye babwira ngo gusenga ko mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kwa 5 no mu kwa 7 kugiye guhindukira aho inzu y'Ubuyuda n'isi umunezero n'ibyishimo. Amasengesho ntabwo ari ikintu umuntu avuga ngo nzakibika ko nibigaragara. Icyo nkundira gusenga, umuntu asenga avuga amagambo ariko wasubiza imbere y'ababireba n'abazabyumva bakazabona ibikorwa by'ibintu byavuye mu masengesho. Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo cyo kuri tariki ya none ya 13 tubwire Imana ngo nanjye umizini imbaraga zo komeza gusenga, ntucike intege ngo nuko iminsi baye myinshi usenga, ntunanirwe ngo nuko igihe kibaye kirekire amasana adasohora, ntucike intege ngo uvuge ngo uyu munsi igihe nasenye nta kintu nabonye. Ejo tuganira nababwiye ngo usenge, nubona nta gihindutse wongera usenge, nubona nta gihindutse kubyo usengera ahubwo urushaho kongeraho gusenga. Umunyarwanda no magacu mugari aravuga ngo uhima Imana ayigumaho. Ubuwe nube mu masengesho, ukomeze indiro mu masengesho, urugamba rurushaho kwiyongera, usura mu masengesho, nubona intambara zirushaho kwiyongera, usura mu masengesho, nubona ibigeragezo birushaho kwiyongera, sura mu masengesho, nubona ibikugose birushaho kuba byinshi, aho kuvuza indiro gusakuza jya mu masengesho. Kuko amasengesho yo ni ikinyabiziga ndakumirwa. Muri Nyemo 62 arindira avuga ngo n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Umuntu ba mu buzima bwo gusenga ntategwa ubwoba n'ibihe. Umuntu wa mu buzima bwo gusenga ntaterwa n'intambara. Umuntu wa mu by'ubwo bwo gusenga ntabimuhamura, ibihe abigenda hejuru kuko amenya amakuru y'ibizaba uyu munsi. Kuko abantu basenga baza amakuru y'uyu munsi, bazi n'igihe kizaza. Kwibwe turimo duhura nabyo tugenda tunyuramo, nta mpanuka yabaye kuri twebwe, nta gikuba cyacitse, ko byose Imana yarabitumenyesheje mbere yuko bizaba. Iraduteguza, iratubwira ngo ibizaba muzamenye ko ari biri inyuma, kuko nta ntambara zindi zihari zituri imbere tureba. Imana itatubwiye urugamba turimo tureba uyu munsi n'ubusako rw'uye mu mitima y'abantu benshi basakuza. Imana yarabitubwiye. Ariko abafite bagunye mu masengesho uyu munsi dufite ibyiringiro bikomeye n'ayazaba mu gihe kizaza. Turi afite ko Imana yaratumenyesheje. Ntabwo dutega ubwoba n'iminsi n'ibihe, kuko Imana igenga ibihe. Imana izi neza uko izabigenza, kuko Imana tusenga gusenga dusenga Imana twizeye ko ari umuvunja y'ibihe. Imana ifata ibihe bikomeye ikabihindura ibyiza, ifata ibihe by'umwijima ikabihindura amanywa, ifata ibihe by'ijoro ikabikesha bigaca ku muntu wese agaca, kuko umuntu yasenze. Ndagira ngo muri iki gitondo dufata kanya tugire Imana dusenge, tubwire Imana ngo Mana tumaze kumenya uburemere n'ubushobozi buri mu masengesho. Ibyo bene wanyu bananiye gukemura ibyo utashobora byakunaniye, ibintu byose ikintu ndi imbere y'Imana ndagira ngo ngirije n'usenga ukabona ntibihinduka, uzaza imbere umbwire kuko nasaze ntibihinduke, kuko dufite ibihamya n'ibimenyetso byinshi twagiye tubona uko twasenze. Hari ibintu bikomeye natwe ubwacu turi ubuhamya, tugenda tubwira imirimo y'Imana twaboneye mu masengesho, nta mwana w'umuntu ubigizemo uruhare. Amaboko y'Imana twasenga akatuvugana natwe ibintu kandi akabisohoza tukabibona. Turi imbere y'Imana muri iki gitondo. Nari ndimo nkuzanye ijambo muri gutera kugira ngo gusenga ntabwo amasengesho abora, ntabwo amasengesho asaza, ntaruha. Hari kandi gusenga, uko gusenga mvuga ntabwo ari gusenga kugira ngo unezeze abantu bamenye ko wasenze. Oya, ni amasengesho afite intego. Ubwo ufite ikintu wajyanye imbere y'Imana ukakikorera ukagitwara wowe wenyine ukavuga ngo nginshiriye Imana ikintu cyo bene wacu bagishobora. Ibintu ubona bene wanyu bashobora ntuzajye kubibwira Imana nyiruzanye mbabwira bikemwe. Ibintu ari ibintu Imana ikora, kuko umuntu yasenze n'umuntu wese yaba atazi n'Imana akavuga ngo ibi byo kandi akabyamubayeho, n'Imana yo mu ijuru abikoze. Nubwo yaba adasenga atizera akavuga ati ibintu byabaye kuri uyu muntu n'Imana yakoze ibi bintu, kuko hari ibintu bisengerwa bigakorwa n'umuntu wese n'uwabipinze akavuga ati ibi byo nanjye ndabyemeye byakozwe n'amaboko y'Imana. Ndagira ngo iki gitondo dusenge tubwire Imana ngo Mana
asenga twasenze nubwo imyaka ibaye myinshi nariso turabona warayabitse none imishingiye kirageze musoza yavuze ngo amasengesho yo muri imyaka yose azabera inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero n'ibyishimo uko gusenga niba bavuga kuri itariki y'uyu munsi nari nguzaniye amagambo avuga ngo wowe nturambirwe ntucike intege nwiboza ko ibyo wavuga wabwiye Imana yabyibagiwe nubwo wabyibagiwe ariko Imana wabibwiye iracyabyibuka nubwo Imana wowe ubona yatinze ariko Imana ntibara nk'ukubara ibyo utibuka Imana yakubwiye Imana iracyabyibuka ibyo wibuka wowe ibyo wibagiwe utagira natekereza wanakizaga ko twavuga ngo ibi ngibyo Imana ndayibabara ariko umuntu agira mu gihe kweregereza maranyige akavuga ngo Imana ibyo narabana bikomeye Imana nanjye ndayibabariye ariko iki gitondo nguzana ijambo rivuga ngo Imana yavugaga cyane uyu munsi iracyakora Imana itugire neza ngo dufata akanya gato dusenge turigize Imana uyu munsi Imana itugire neza mu izina rya Yesu amen. Mana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye muri kino gitondo cyo kuri uyu munsi tugushimiye ubuntu bwawe bukomeye tugushima amasezerano yawe meza tugushimiye ibi bikomeye wabanye natwe mu gihe gitandukanye n'uyu munsi ukaba ukiri kumwe natwe izina rya nirihabwa icyubahiro muri iki gitondo mu izina rya Yesu ndi imbere y'amaso ye ndasenze kugira ngo ugire neza umugaragu mugire neza umurwani intambara mu izina rya Yesu kandi nyakuba Imana komeza kuba imbaraga zo kuma masengesho kuko tubonye amakuru atubwira ngo gusenga ko muri aya mezi yose birashoboka ko ari umuntu asengera binakora imyaka myinshi nta kintu gihinduka ariko ndamwingingiye kugira ngo umugire umubere maso umurwani intambara kandi umurwani urugamba adashobora kwirwanirira umuha imbaraga zidasanzwe z'umutima nizo musabiye muri iki gitondo kugira ngo agume mu masengesho aho kubwira abantu azi imbere yawe kuko uri Imana itajya yumvira umuntu ubusa izina ryawe nirihabwa icyubahiro uri umugaragu uyu munsi umubere umugisha umugire neza umunsi wa kabiri umubere umunsi w'umunezero n'ibyishimo kandi neza Imana urukundo rukomeye rubane nawe tubangamiye imirimo y'umwijima umurire mu nzira zose agiye gucamo uyu munsi umubere umunsi w'amasezerano kandi kugirirwa neza n'Imana bikomeze kumwomaho cyubahiro cy'Imana kibe ku mugaragu wawe kandi uyu munsi umunsi w'umunezero imirimo y'Imana ikorera imbere y'amaso ye urakoze Mwami turagushimiye kuri Imana yinjije gusenga muri urukerera rw'iki gitondo kandi ko mukozi birezwe dukutekereza cyo cyose nigikomeza kubekera muri byose n'izina rikomeye rya Yesu amen.